rero yahuye n'ikibazo gikomeye. yego Erega buriya iyo bavuga depression ntago iva ku muntu wagiriwe ikibazo. Urugero nka kuri Sabe yasimbukaga kavunika. Buriya kuba Yago yari yashize iriya video hanze. Ntugire ngo we nta depression yari afite. Hinda n'ubundi waje atari ntago icyo yabivuga buriya Slim urugo rugira intambara nyinshi. Gende kukubwira ibyo niboneye. Nese reka nkubaza. yego Navuga ibintu byamuteye kandi hari n'abagore babyara bakarwara urwonko. Ese byo wari ubizi? bakarwara Urwonko. urwoho n'uruki Urwonko. urwonko Hari abagore batinya ko abana babonka. Noneho nabo ubwabo bikabazanira depression. yego Bigatuma rwa rwonko rwawo rutuma bananuka. ni kute bundi Yago ngo agendaga agafata umugore bakabana umugore ntibadakoze ubukwe kandi yarakoreye ubukwe inyogo ye ngo nabo webwe nabwikorere. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'imande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi ndi kumwe na Pastor Justin Reverend Pastor Justin tugiye kuba twakiganira cyane ko mugena mubona kenshi mu biganiro tugenda dukora bitandukanye. Uyu munsi rero nabwo tugiye kuba twaganira cyane ko mba ni kumwihariza ku nkuru zibiri hano hanze. Justin umeze gute se? Meze neza cyane kandi ndahumeka kandi ndashima Imana nta kibazo mfite. Ndashima Imana. Wambaye neza cyane. Abari sawa ari igihe biba ngombwa. Yego. Waherukaga kwambara neza upfukamye. Upfukamye mu Buganda. Shaira myenda baranayibye wangu. Yego se. Siko bayibye. Barayibye. Yago. Yago ntago yaneye umwaka ahubwo ari ukuntu nyine abajura nabo baba barehegeye. Barayanditse bagiye kwireba barayibura. Yanyize ngo Yago yaguteye umwaka. Wapi? Umeze ute se? Ndashima Imana ameze neza ndamahoro kandi nzi neza ko n'abadukurikiranye batari amahoro bihangane bizababera amahoro. Yego. Mbona iyi ukuntu imeze usanga uyu munsi umuntu ari amahoro ejo ugasanga byanze. Rero byanze urategereza ejo bundi ari igihe byemera. Rero ubuzima ni gatebe gatoki niko isi ikoze. Yes. Byari bimaze iminsi bihwihisa njye ngo nakwita ninjira mu cyatuzanye ukaza kuganira nyuma bisanzwe. Byari bimaze iminsi bihwihishwa ko umugabo Nyarwaya Innocent cyangwa se Yago for real umuhanzi umeze neza mu gihugu cy'u Rwanda byari bimaze iminsi bihwihishwa ko yatawe n'umugore ariko ku munsi wa nijoro nawe yatangaje ati umugore wanjye yaranaye anjyana n'umwana w'ibyumweru 3. Iriya nkuru wayakiriye ute? Buriya kambanza mvuge ku bintu nka bitatu abantu bubatse ingo. Yego. Umugore ubangamirwa akava mu rugo rwe. Yego. Aba agize ikintu cy'ubutwari nawe aba ari intwari. Kubera iyihe mpamvu mvuze icyo kintu? Yego. Bigoranye ko umugore yasohoka mu rugo rwiwe atabangamiwe. Icyo ni kimwe abantu tuze kugendana. Ikindi cya kabiri ntituze kwirengagiza ko hari n'abagore badashoboka. Hari abagore badashoboka n'ubundi akaba abayeho muri urwo rugo kubera impamvu. Akaba atarubayemo kubwo kurukunda no gukunda nyir'urugo. Yego. Ariko akarubamo kubera impamvu. Rero kuba umugore yaragize gutya akagenda. Yego. Ubwabyo nuko hari impamvu yagiye. Yari ihari yabiteye kugira ngo agende. Yego. Kuba umugore atari kuvuga rero ntitwabimenya icyo yazize. Yego. Cyangwa se icyatumye agenda. Yego. Kuba atari kuvuga ubwabyo. Ariko twongere tuvuge ngo ejo yaza akavuga agahinda ke. Yego. Tugasanga nawe kari karenze. Cyane ku buryo nahoze numvamo byanteye amatsiko yo kumenya niyihe mpamvu uyu mugore yagiye. Buriya kimwe mu bintu abagabo cyangwa se umusore n'umukobwa bakunda gufata imyanzuro yo kubana ariko rimwe na rimwe imiryango itabishaka. Harimo bamwe mu miryango batabyumva batabyishimira batabishaka noneho kuko bo ibyo bita urukundo bya bintu bitaga urukundo bikaza kurangira bibabereye
kubana bakavuga ngo reka tubane nitumara kubana nta wamenya wenda imiryango izatugarukira ndetse abantu bashakana bakagombye kuba maso bakanitonda cyane bakitonda umuntu yajya kubana n'umugore we cyangwa n'umugabo akabanza akavuga ngo iwacu babyakira gute ese iwabo w'umugabo babyakira gute cyangwa se bakavuga uti ese ni iki cyabiteye kubera yuko icyo cyabiteye ko bakundana nicyo baha agaciro hanini cyo kugira ngo babane noneho reka tugaruke ku kintu kivuga ngo umugore yataye Yago ntago ari inkuru ubundi ntago ari inkuru kuko hari ibihumbi byinshi ubu abagore bigendeye n'ubu turi kuvugana n'udukurikiye hari n'udukurikiye nawe yabuze umuryango acamo ngo aruvemo urumva komoza kuri ako kantu ntabwo ari inkuru kuba Yago yatabwa n'umugore ni nko gushaka kwemeza ko wari ubyiteze cyangwa se oya impamvu atari inkuru ngiye kuvuga Yago muvuge ku ruhande muziho noneho muvuge ku rundi nk'umusesenguzi urumva ku Yago ntago nari nziranye nawe ariko kubera inkuru za Sabe bituma tumenyana yewe mbere wenda nimba mucyemeje mu bihangane mbere yuko twinjira muri byinshi uko byagenda kose wagiye mu gihugu cy'Ubugande narabibonye ugiye wakoraga ikiganiro umusaba imbabazi ubundi ibintu ari kuvuga ngo Yago hari igihe umugabo atabwa n'umugore ariko umugore akaba ari we wari wigize nabi sometimes wenda akaba ari gushukwa n'undi muntu wenda bakundanaga umu ex we cyangwa se nk'uko biri kuvuga ngo umwana ntabwo ari uwa Yago bikari ibyo ariko none reka nibaze iki kintu wowe ugiye wasangaga Yago mu Bugande ubundi icyo gihe wasanze umugore babana Yago musanga mu Bugande naragiye mwaka yuko twahura yego arambwira uti nta kibazo mu munsi yego nguma muri hoteli nari ndimo ya nekiriza hacemo iminsi ibiri noneho uwa gatatu njya kumureba ndangira hoteli akoreraho ndagenda ndamureba uko nabonye Yago atandukanye n'uko abantu bamuvuga kuko burya hari abantu bavuga umuntu batamuzi hari abantu bavuga umuntu batamuzi hari abantu bavuga umuntu nyine kuko bamwumvise umva hari umuntu ureba Justin akavuga ati Justin agira umujinya Justin avuga amagambo menshi ariko Yago nkurikije uko nari naramukoze inkuru n'ibiganiro ntabwo uko nari niteguye ko anyakira ariko yanyakiriye Yago yari afite umugore kandi bameze neza yego waramubonye buriya naramubonye bameze neza bari kumwe icyo gihe naramubonye ubona ke yari ke bameze neza buriya ariko uko ubonye umugore n'umugabo ntago byaguhesha kuvuga ngo bameze neza sibyo kuko amakosa yabo hari abo bikundira akagarukira mu cyumba hari n'abo byangira n'abantu baje muri urwo rugo bakamenya amakosa yabo ariko nta makosa njye nabonaga icyo gihe yego yanyakiriye neza ni umuntu ugira urukundo ugira ubusabane kandi utagira inzika ntago yagira inzika ubwo icyakubwiye nimba akubwiye ni yego aba ari yego nimba ari hoya aba ari hoya rero Yago urumva ko wamubonyeho ibyiza byinshi kumubona ku maso gusa yego urumva kumubona ku maso byonyine yego icyo gihe yari afite shuti hari n'abandi bantu bari bavuye hanze muri Amerika hari abantu bagiye gukorana shuti y'indirimbo yiwe igiye kujya iri kuri album agiye gusohora iririmbire bivugaho iki imiririmbire ya Yago njyewe afitemo indirimbo nk'enye zimfasha izindi zose azikoreye ubusa hoya nuko ubwo ntarazumva wenda yego reka twigarukira izimfasha nizo numvishe izo ntarumva ntabwo ndaza urumva imirimbire ya Yago nje ku rwanjye ruhande cyane ko sekira ari bitoya kuri nge urumva buriya kujajinga umuntu wasekera byamvuna kujya kubivuga gaseka ni ikibazo keretse ari nk'umugospe kujya koga imirimbo y'umuntu gaseka ari ikibazo gikomeye oya tugaruke nyuma gato handi twari tugeze
uragenda hari abantu bari bagiye gukorana video dukorana ikiganiro hari abababwira uti uyu mutipe yavuye kejiye ko yavugaga reka tubanze dukore ikiganiro mwe muntegereje urumva ubwabyo nyine kumva ngo abantu bateze indege ni nk'ikipe bageze aho ngaho noneho ntagire n'ihungabana ryo kuvuga ngo reka babanze babikore yarafite n'uburenganzira bwo kuvuga uti nzagaruke ejo kuko ninjye wari umukeneye kuruta uko nari muke kuruta we uko yarankeneye nari kubikora n'ubundi nkajya muri hoteli nkaryama ariko mbonye tayimamaye sinkubeshe njyewe nta nubwo arazi ko nje kumusaba n'imbabazi nje nari namwatse ikiganiro ninde ni njyewe aramenya ariko aranshidikanya mugeze imbere rero nibwo yamenye neza ambwe uti shawe waranamponze byihorere yakubwiye ngo waramuze ariko ntiyabigira ibintu by'ibirebire harabanza afata nk'iminota nka 20 nabwo yo kumpa inama tiburiya mu buzima ibintu nk'ibyo nyina mbwira te nibyo twa turimo tuganira by'ukuri rero dukomeje nk'umugabo ngiyo time yampaye namubonye mu bumuntu yago mubonamo yuko agira urukundo urumva ubwabyo kuba icyo gihe yaranampiningiye urumva nabonye yarapininze ikiganiro cyeza kiyeri yego ntabwo ari njye yapiningiye cyeza kiyeri kabisa hoye ubwo azampiningira yazampiningira n'insubira yazampiningira yanampiningira ariko nta kibazo afite cyangwa se wenda ninasubira na Uganda kuko hari amaporoje menshi ngiye kuhakorera birashoboka yuko twakongera tukanakora yago rero kamvuge ku bintu nka bitatu ikintu cya mbere yago ni umuntu wahize aravunika ariko agira icyo ageraho rero yahuye n'ikibazo gikomeye erega buriya iyo bavuga depresiyo ntabwo iva ku muntu wagiriwe ikibazo urugero nka kuri Sabe yasimbukaga akavunika buriya kuba yago yari yashyize iriya video hanze ntugire ngo we nta depresiyo yari afite urumva ubwabyo gufata video ukayishyira hanze y'umunyamakuru mugenzi wawe uba ufite depresiyo no gushyira hanze video ya Jihad ari kwikina no gushyira hanze video ya Jihad ntabwo ibyo ngibyo nabyo ubwabyo byakorohera nabyo ubwabyo ibyo byitwa depresiyo kuko uri umuntu w'umugabo ugafata ubwambure bw'undi mugabo ukabushyira hanze ubwabyo aba ari ikibazo noneho gushaka kuvuga ngo uragaragaza ibintu bya Sabe nabwo ni depresiyo rero yaga ibyo bintu kubifatanya n'urugo hari ibintu utashobora kandi hari abantu hanze barangije gufata showbiz bayigiriramo ubugome bayigiramo ubugome uzanga uriya mugore wa Yago atagiye hari undi mutipe umwibye ampaye Yago ni umugore uriya mugore yibwe bamutwaye mwe mukuremo inyito ivuga ngo umugore yataye Yago ahubwo uriya mugore wa Yago bamwibye baramutwara yibwe nande n'umu ex umfasha none se reka nkubaze kugira ngo umugore bamutware buriya Yago afite amafaranga afite ubushobozi bwo gutunga urugo ushobora kuvuga ngo umuntu afite amafaranga adafite igituma urumva agumana ibyo afite nose Yago abari mu bitaramo mu tubyiniro Yago abari mu biganiro urumva ubundi uwo mugore tayima yibona nagayibona rero mu gihe agiye mu biganiro no mu bitaramo hari undi muntu we wemeye amuha tayima yaramwibye rero gukundana n'umuhasira ni ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane rero nuvuga ngo Yago ahubwo hari abantu bameze nk'ababyishimiye kandi akwiye gufatwa mu mugongo bamwibye umugore ubundi abandi babiba imodoka bakabiba ibyangombwa by'ubutaka bakabihindura bakabiba amamoto bakagucunga bakakwiba imyambaro bakinjira mu nzu bakayitobora ariko Yago ntawamwibye akabati ntawamwibye imodoka ntawamwibye televiziyo bamwibye umugore noneho bagerekaho no kumwibana n'umwana hari na muri komenti abantu bavuga bati uriya mwana ntabwo ari uwa Yago buriya se w'umwana amenywa na nyina uri kubyumva neza
se w'umwana nyina niwe umumenya ntabwo ushobora kumenya nimba uwo mwana koko atari uwa Yago cyangwa ari n'uwa Yago. Wasanga no mu byo bapfuye Yago yaravuze utari kubundi aka kana ko ndeba tudasa. Oya uretse gatoya uretse ngo yes niko ngo bimwe mu byo bapfuye ngo wasanga Yago yaravuze utari ku mwana ko mbona uruhanga rwatari urwangesha aya masoso ko mbona atariyo none se urumva ruwande nyamaza nuwa ntuza DJ runaka Yago bimwe mu bibazo ahuye nabyo bamwibye umugore abantu nareke no gukora ikiganiro avuga ngo umugore yagiye uyu mugore bamwibye ndetse umugore utaburaraga ntagende n'amaguru umugore utaburaga uko ajya muri salo umugore iki kindi yabuze bamumwibye nyine bigiye gutuma nifashisha zimwe muri comment ninjya muri comment ndaza kwifashisha comment y'umuhungu bita Soti yo kuri channel bita Sample bakize hejo bundi ku munsi w'ejo ni comment igira iti mani ikavuyeho mani uyu mugabo ni umugome sana umugore yarashize yarananutse cyane iwabo bari kumwondora umwana wabo ararwaye kubera kubura icyo yonka uwo ngo ni intezarubwa kandi urumva uyu muntu uri gutanga amakuru uko byagenda kose ariko se abantu batanze amakuru yose yari yugira ngo gende kukubwira ibyo niboneye nese reka nkubaza yego navuga ibintu byamuteye kandi hari n'abagore babyara bakarwara urwonko ese byo wari ubizi bakarwara urwoho n'uruki urwonko hari abagore batinya ko abana babonka noneho nabo ubwabo bikabazanira depression yego bigatuma rwa rwonko rwawo rutuma bananuka icyo ni kimwe ikindi cya kabiri yego ushobora gushakana n'umugabo w'umusitari nkuriye imyitwarire ye akaba ari ikubangamira urumva ya majoro yego tuvuge nda yagari buririmbe ryari yego urumva umuntu washatse bikamuhira ni The Ben urumva The Ben niwe washatse biramuhira yego kuko urabona ko Pamela yarazi ibyo umugabo wakora ngaho reba nk'iriya sutiya bajugunyiye The Ben ku rubyiniro reba yaba ari nka Yago bayijugunye noneho uwo mugore akabibona yari kurara yambutse nuvuga ngo rero abasitari ahubwo nibazajya bajya gukundana n'abantu bajya babanza bababwira abo baribo banabasobanurire bababwire ido nido bababwira uti njyewe ushobora no kubona n'ikibuno cy'undi mugore kindiho urumva rero hari abantu bashaka kandi nakubwiye ngo nuza gukurikira amakuru neza uri busange Yago nubwo uyu mugore yemeye ko babana ariko hari amakuru avugwa ko mu miryango bitari bimeze neza kabiri wenda akantu nagayeho gato Yago ni gatoya ntago yarakakwiye kuza guhita avuga kuri social media ko umugore yagize ute yagiye ahangaha byanyeretse ko asanga ari n'agatwiko bakoze kubera iyihe mpamvu umugabo y'umugore agiye ashaka uburyo cyamucyura ntago ashaka ukuntu aza kuri kamera ngo umugore yagize ute yagiye urumva none se urumva atari Yago waba waramutoteje kugira ngo uyu mugore agende kuko nimba umugore agiye wakagombye kwicara ukabanza ugashaka ukuntu cyura iki umugore wawe ariko se umugore aragiye bitangiye kuvugwa noneho uhisuza uvuza agahinda kawe urumva nta nubwo wari umukeneye mu buzima bwawe ariko abantu bajye bareba kure niyo mpamvu nza mbabwira nti ngeyo ndi mukuri yagura bizi ntago naguherezamo akantu k'ifutu uba wakoze nk'umusaza iyo umugore agiye reka mbanze mbwire n'abandi bantu bose ushaka uburyo cy'umucyura kuko gucyura ni umuco wa kinyarwanda ntago umuntu nimba agiye imiryango ibigomba guterana imiryango ibigomba guterana imiryango yamara guterana ikiga ku kibazo abana bagize noneho ugaruka akagaruka umugore wa Ezekiel inshuti ya Yago yarahukanye turakomakoma turagenda tujya kumuzana rero Yago nawe ntekereza ko atabifashe nk'ahise abiciraho iteka ko atazanagaruka muri urwo rugo
ahubwo yago yakagombye kubanza akicara agatuza bakavuga ko umugore we yagiye ariko bakajya kubona bakabona bicaranye kuri kamera yamucyuye. ese byari bikwiye ko uriya mugore we ajyana umwana w'ibyumweru 3 akamuhungisha se? Nanjye reka nkubaza none se nimba yago yatotezaga nk'uriya mugore n'urugero yego yamusigira umwana cyangwa yagumaho kubiki? nibaze iki kibazo. Nujya kuri YouTube uraza gusanga yago amaze amezi 9 Uganda. Uyu mwana yavutse mu kwezi kwashize. Ekumva? Ariko nanone uyu mukobwa yagiye yasanze ubwo yago harubwo nago ndakeka bataragendera rimwe. Ntago bagendera rimwe. Aho ngubu nago yago yabaravuze ati hinda n'ubundi waje atari ntago icyo yabivuga buriya sirimu urugo rugira intambara nyinshi yego rugira n'ibibazo byinshi. Ngicyo nenga yago ndakimunenga nicyo nenga umugore we nkimunenga. Ariko buriya abagore bahandoringa ibintu byinshi mu ngo. Noneho ugasanga hari abagore bemeye gushinyiriza. Ntago abagore rero bose bashinyiriza. Hari umugore utabwira n'amagambo mabi abiri. Umugabo umwe yatumyeho umwana ikiyiko nari ndaho mu rugo rwaho hantu. Umwana aragenda agezeyo amenamwe ikirahure. Yego. Umugabo abwira umugore urabona ukuntu natumye ikiko nkaho wakinzaniye. Yego. Umwana akaba amenye ikirahure. Umugabo ahita avuga utariko nta bwenge ugira. Umugabo yabwiye uwo mugore yabwiye umugore ngo nta bwenge ugira. Kuko yamuzaniye cya kiyiko. Umugore nawe aravuga uti ukantuka ngo nta bwenge ngira. Ubwo na mama nta bwenge agira. Ubwo na papa uravuze ngo nta bwenge agira. Ubwo umuryango wose ni ibicucu. Ibyo bivuga ari kujya hehe mu cyumba. Yego. Ahita ashyiramo hari mama badafite imyenda ya danje myinshi. Afite itata atembera nihenze n'utundi dupinja amarara n'uduki. Ahita ashyira mu ivarisi arangije arakurura arigendera. Na n'ubu baratandukanye. Azira iryo jambo. Yazize kumwita ko nta bwenge agira. Yazize kumubwira ko nta bwenge agira. Umugabo aravuze uti wa mugore nta bwenge ugira. Igihe nuko ngo bapfuye ikiyiko cyonyine. Yamutumye ikiyiko iyo story ni nziza cyane. Urumva yamutumye ikiyiko. Umugabo yatumye umugore ikiyiko. Umugore nawe atuma umwana ikiyiko. Yego. Umwana agezeyo amenerayo ikirahure. Yego. Umugabo abwira umugore uti nta bwenge ugira. Kuki uriya mwana njye nkigutumye ntamurebaga. Yego. Kugira ngo abantu babyumve neza. Noneho mu kumubwira ngo ngutumye ntabirebaga. Arangije umugore avuga abwira umugabo ngo uravuze ngo nta bwenge ngira. Nubwo uvuze ko nta bwenge ngira ubwo na mama nta bwenge agira na papa nta bwenge agira umuryango wanjye wose nta bwenge ugira. Arangije abivuga agenda yinjira mu cyumba afata imyenda arigendera. Na n'ubu baratanye. Akurumva ko bari ntago ari icyo kintu bapfuye bura hari n'ibindi. Hoye nicyo bapfuye. Nakubwiye ngo ntago imitima y'abantu iresista ibibazo kimwe. Yego. None se hari ningo ushaka kugeramo ukabaza umugore uti umugabo we mwapfuye iki akakibura kandi wenda umugabo ahora azagahiga amasogisi yambara akayabura. Yego. Yego. Rero ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi bishobora gutuma umugore agenda. Noneho byongeye nka yagubwe ibitaramahoramo n'abajama baba bari kumwe bari kugira ukuntu bigenza. Oya ntago mvuze abagore mana ni n'abajama nyine heba ari guha ibiganiro ari gukora ibiganiro bavuga ko nyine bya bindi bavuga ko akoresha ibiyobyabwenge ngo bekine. Cyane none se ko ndaho ngaho ntigeze mbona nkwa ako sunda bamugani muri kumwe na yago ntabwo yigeze ubona ari kunywa wapipe nta kintu nabonye anywa nabamubeshyeye. Twarariye tunywa utujuice turitahi na n'inzoga yanyweye nabyo nabonye nese narabibonye nabivuga. Nese kuki bamushinja urumogi? Ntekereza ko umuntu wese ni nkuko jihad bamushinja ubutinganyi. Nese si we none se ari yari yatinga mu babivuga ariko yagiye mu nama y'abatinganye nkuko se muhungu yabivuze. None se kujya mu nama ubu se inama zose tubamo tuba turi abamambure bazo.
nawe se ujya ujyamo nama y'abatinganyi? oya nta nama y'abatinganyi njya njyamo, sinzi niyo bibera. Ibyo mba numva ari na bishyashya, ariko wenda jihadi ntarabyemera ko ari umutinganyi nk'uko Semuhungu abyemera, sibyo? ahubwo nibariza abantu bavuga ngo jihadi ni umutinganyi, yarabatinze. ni ukuvuga ngo yago kuba yasenya, njye nanabikubwira, ni ibintu byoroshye cyane. abagore babye baba bakeneye keya nyinshi, noneho kuzikenera ku mugabo w'umusitari ugenda azindutse agataha ijoro, ni ibintu biba bigoranye. ni ibintu biba bigoranye cyane. kandi muri uko kugorana mbanze nanakwibutse ko nk'uyu mugore uko aba yaragiye muri uru rugo nabyo biba bigoranye, biba bigoranye. none se watashye ubukwe bwawe? ntabwo nabutashye, ariko bw'inyogoye narabubonye. aha, none se hari undi muntu hano watubwira ko yatashye ubukwe bwawe? nese ari ubwo yakoze? none se nyine nicyo ndi kubanza kukubwira. urumva? ni ukuvuga ngo buriya ugiye kuza n'umukobwa na mudamu ejo twakoranye ikiganiro, aravuga se ni gute ubundi yago ngo agendaga agafata umugore bakabana, umugore ntibadakoze ubukwe kandi yarakoreye ubukwe inyogoye, ngo ntabwo webwe nabwikorere. abasitari benshi batinya amasezerano bitewe n'imitungo ahanini baba bafite. uzarebe ni benshi batarashaka nka ba King James n'abandi bahora bavuga ngo tuzabikora vuba, tuzabikora vuba, ariko kandi nta munsi barara batarongoranye. urumva? ni ukuvuga ngo kuki bakuze badashaka. rero icyo kintu mba nkubwiye ni ikintu cy'ubwenge gikomeye. ubusanzwe urugo rwa yago bere no kurwita urugo deshe, ni abantu bikundaniye baribanira. ni umuntu yari afite, wasanga na kontara bari barasinyanye yari yararangiye, igatinzwa no kubyara. wasanga kugenda k'umugore ari byo bari barumvikanye. kuko uyu munsi wa none rega kiriya kiganiro nacyo n'ucyumva yago yakoze nta kirimo, nta kintu kirimo. ariko biraza gutuma nubwo nta kintu kirimo, ndaza kukwibaza ni sibyo. we yago aravuga ati ntabwo yigeze amwirukana, akongera ati njye nawe nigire mu kazi, umugore ngiye kubona mbona yandikiye mesaje ansezera. igihe cyose n'ubundi rega ntabwo abagore benshi bagenda abagabo baba bahari, bacunga bagiye bakigendera. nta kintu yamwibye buriya, yarakimwibye yaba yabivuze. avuga atunga abantu n'umutwe wa beke. yego, uhita ureba nyine wavuga uti ubundi si umugabo nimba atunze imbaga igiye kumukurikirana bike, ubu umugabo we yamutungaga iki? ubundi uyu mugore ntabwo ari bwitereke kuri kamera agafata akabike akadutunga urutoki ati nta kibazo mfitanye na yago, kereka niba mushaka ko nyigirana nawe. ni ukuvuga ariko we byaba binafite ishingiro, kuko n'umugore yavuze uti yagiye, ashobora kuba cyangwa yago yasomye mesaje nabi, umugore yamwandikiye ko aba yagiye gusura iwabo. umwana shawe yakoze kubyara wowe, nese kubyara nese ari kumusigira yago yagagira amabere, nese ari kumusigira yagagira amabere, ntagagira amabere. none se nyine agiye gusura iwabo ntiyamujyana? yamujyana. nese iwabo uriya mukobwa ni mu Bugande ko ari sinumvishe ngo nimba atari i Nyanza ni Huye, mu nce z'Inyanza. none se wagira ngo amusigire urwo ruhinja? uyu mugore wasanga yaje kwisura ababyeyi. urumva? yago wenda akaba yari yarimanye uruhushya rwo kujya gusura iki ababyeyi. ariko umuntu ukibyara ntabwo wahita umujyana, ntabwo ahita ajyana umwana. kubera iki se? umwana ibyo ngibyo babikora ku bantu bakoze ubukwe mani, nibyo biba bifite imiziro. hanyuma urabona uyu mwana ntahungabana azahura naryo. iriya se ari kumwe na nyina, ariko uzi ko munsetsa namwe umwana ahura n'ihungabana gute se ari kumwe na nyina? ari kumwe na se yawugira ikibazo yamusigira se? amusigira se agira amabere? ntabwo afite amabere, ariko maze umwana ararira muryamanye n'umugore ukabyuka ukaba ugiye kwihugenza ukamusigira ibibazo bye, ngo none ngo bakosha. uzi ko musetsa abamama nibo baba barashinyirije sha, baba bazi impamvu babyaye. yago ati ibi ngibi nabyumvaga mu ndirimbo za ba Rodrigue Karemera, ati nabyumvaga mu ndirimbo, ntabwo nzi ko umugore ashobora kugenda rwose akagutana umwana, ariko none nibaze basi duse nk'abasetse akamutana iki? nyine akajyana umwana. twibaze ibibazo biba mu ngo bishobora basi wenda dutanga impamvu zishobora gutuma umugore ukibyara ashobora kugusiga mugatandukana,
mu gihe umwana ataramara ukwezi. Tubanze twinjire kuri icyo kintu, wabona ari nk'izihe mpamvu uriya mugore wa Yago nimba yagiye atari byo bakinnye yego kuko akaba yagiye koko n'ubundi amaze nk'amezi anatahaba amaze amezi anatahaba umugore akaba abahe. hari ukuntu umugore aba mu rugo atarurimo avuga ngo reka mbanze mbyare kambanze mbyara umwana afatikemo urumva asaba bari aho aba ari aho hantu ahantu agiye azashobora gutunga umwana shana abatari bariya barabatunze cyangwa Yago ntabwo yatangaga iposho cyangwa ngo atunge umwana neza. oya ariko Yago se ubona asa nk'utarya. None se ni gute watwara umwana ukiri muto ukamuhunye? Reka nkubwire wenda ntabwo umwana bamuhungishije my friend, hari ibyo uyu mugore yananiwe gusiporuta. Ibiki nyine? Niyo mpamvu nakubwiye njyewe mvuze ngo ibiki nakwimajena nkanjye. Niyo mpamvu nyine nanjye ni muri cya gice navuga nka Yago. urumva nakubwiye ngo abasitari nabwo urugero kuri The Ben. Abasitari bahora mu tubyiniro, bahorana ibiraka byo kuririmba. Akazi ka Yago ni akahe? Yago ntabwo ahorana ibiraka byo kuririmba, ariko reba mubona agiye kuririmba ahantu se Yago ahubwo sawe yaririmbye wenda ashobora kubabwira uti ndaririmba ariko ntimushyireho kamera. Oya Yago akora ibiganiro gusa kuri YouTube. Oya da hari umuniga njyewe twahahuriye ufite akaririmbo keza cyane. Yaravuze ngo uyu muniga mu kiganiro cye twahuriye ahantu mu kabyiniro ashiramo akaririmbo numva ndekeza numva namusapotinga. none uvuga ngo mane ubuzima bw'abasitari nakubwiye ngo yagashobora kunanirana kandi n'umugore nawe akaba yarasanze Yago kubw'uko yari yaramuteye inda. Ibaze nyine umuntu ujya mu kabyiniro afite umugore kuya akabyiniro mvuze rero nshobora kuba nkavuze nabi nk'umupasiteri. Reba nka kumwe abantu baba bari buterane bagasangira batumiye abahanzi n'ibyo mvuze. Nese se hari amahoteli abikora? Sinjya numva ngo hano hazaza Makanyaga, ngo hano hazaririmbira ba Majide Black. None se mu Rwanda ho ntibibaho? Yago yatanze isomo ati mugende mwiga ikintu bita commitment. Ngo ntabwo abana ari umuntu udafite commitment, nyine umuntu udashaka kubaka ngo bikunde. Ngo ariko iyo mwese muhuje kubaka mufite umugambi wo kubaka birakunda. Aho yavuze bitari byo. Aho yafashe ikosa rishyira ku mugore. Ko umugore kugenda kwiwe atakundaga kubaka. Rero birashoboka ko abantu n'ubundi rega nta bantu babiri bahuza. Abantu babana kugira ngo bubake. Ariko uyu munsi wa none hari abagabo, hari abagore bataza amafaranga imishahara y'abagabo babo. Agahita yibaza ngo ubundi ndi hano nkande. Ibyo urabyibuka nabyo? Ndabizi. Hari abagore batajya bajya no guhaha. Ibyo nabyo urabyibuka? Yego. Umugabo agenda agahaha buri kimwe cyose akazana mu rugo kandi ibyo ntibishimisha abagore. Umugore ntakeneye gukora muvomerega akajya muri superi marisha ihenze akazana ayo manido n'ibindi, ariko se nimba ujya kumushopingira hari igihe ubushobozi buramwana ajya avuga ngo Yago n'ubukene bwamwiciye Uganda. Ntabwo yagakennye. Ntabwo akennye. Yego. Byo kutajya muri superi marisha. Nese superi marisha nanjye njyamo Yago niyo atajyamo. Biragoye cyane mwana. Biragoye cyane wenda bitewe ariko ntabwo yajya wowe ndi kuvuga kuri umugore we bashobora kujyamo. Yago ntabwo agenda n'amaguru papa. Yago afite imodoka ye. Yago nta kindi kintu yabuze. Ahubwo bere kwitana ba mwana. Gusa namugaye byatari. Ubundi nimba umugore agiye urituriza ugashaka uburyo cy'umucyura. Rero iyo utamucyuye menya ko uwo muntu utarunamukeneye. Cyane ko abantu benshi babyitaga n'ibihuha n'ubundi. None se kandi ikindi cya kabiri nta cyabaye n'ubundi se ko nta bukwe bwabo twabonye. Urumva? Nta bukwe bwabo twabonye, nta cyabaye rero. Niza umutima harakavanje cyane. Yes. Okay, nta bukwe bwabo. Tugiye kwinjira rero kuri hano umugabo bita Jihad akimara kubona iyo nkuru kanze nkwereke kanze nkumvishe ngo kinira akantu hano kari noza nita Dumba amajwi no hano. Okay. Okay. Inkuru hano ndayifite noneho.
uwo bita Yago akimara mbere yo kugira ngo yerekane ko yagize yanditse perfect love bya narabivu ibyo yarabivuze wenda twabikomoje wenda turaza kuba twabinabigaruka niba ngombwa. Uwo bita Jihad abagize atya uretse gato biranze sha kanze gukinika kubera iki? kubera mega ndabona zibaye ikibazo ni megara biranze kanze gukinika katwe tukaritse ahubwo tubanze tujye kuri post y'uyu mukobwa wa wundi wajyaga avuga ngo runaka wajyaga kuvuga ngo Yago yamuteye inda akaba ari umukobwa bita umwe wavuga yitwa Zekibi irindi yitwa Zekibi harya irindi zina rye niri ni umukobwa wigeze kuzakora ibiganiro avuga ngo yagwaneye inda none yanze gufasha umwana atari wa wundi wamuriye amafaranga se Oya. atari wa wundi Yago yariye ngo amafaranga apana nuza apana dabije nundi bita Zekibi wajya gukora ibiganiro bya YouTube akavuga ngo Yago yamuteye inda yihakana umwana hari n'amajwi ari hanze ariko ushaka ngo threesome sinzi ayo majwi nimba arayumvisha narayumvisha hashize hagati muri bangahe ngo muze ko ngiye babiri batamazi urumva rero uyu mugore nibwo yaje burase yari burage yateraga kandi umugore yarambwiye ngo turi babiri gusa ndaje ndagukinira amajwi mu kanya ndayazi umugore arangije yaje kuri kupostinga kuri Instagram yati someone nabyo nanone ndabimuharira amwita Sarigoma nimba barahuriye mu Busarigoma ariko Jihad wibuke ko nawe mu gihe cye ariko uzi buriya Jihad buriya afashe na Yago ari ahantu wenyine yanamutera n'icyuma Jihad ari ku rwego rwo kwatera icyuma Yago yego ariko uzi umuntu buriya ntago ari uko Jihad atarabizi kuri ya video iri hanze ibyo mbanze mbikubwire neza yaranabizi buriya wasanga yaranakavarinze ku buryo bukomeye ariko uzi umuntu uza akaba imbarutso yo kugira ngo isi yose kumenye kandi ku kintu kitari cyiza abizi ko hari kukudarapa ariho ujya ukoresha ariho ukorera ni ukuvuga ngo ahubwo naho Jihad akomeye ubwonko Jihad akomeye ubwonko kuko ubwabyo buriya umuntu ukudarapira ibintu hariya muhuye ntawabakiza rero Jihad ahubwo yabyiniye gake buriya yari no nta cyiza yakwifurisha za Yago ntibibaho rwose nta cyiza yamwifuriza ahubwo iyo hamubaho ikindi kitari ukugenda k'umugore kuko umugore azashaka undi ibyo nta birenze nta n'igisebo kirimo kuri yagereka ese n'ubundi ko nta bukwe yakoze ngo tububone wenda ngo yashenye amategeko n'ubundi ntabwo yamwemeraga nk'umugabo aracyari ingaragu none se ubundi se ubwo nshatse navuga ngo Yago yari yaritije umukobwa yarongoraga amanywa na nijoro amutera inda aramubyarira none yamujyanye wasanga nijoro yararanye undi yararitije umukobwa yarongoraga amanywa na nijoro none yamutaye ubwo rero ni ukuvuga ngo ibintu ngiye mbabwira abantu nta birenze aho ngaho ntabwo ngewe kuba umugore wa Yago yagiye si inkuru nta nkuru gusa kuko nta zindi nkuru zihari turazivugaho nyine turayivugaho tuyitendekeho paka none se ubundi umugore yari uwe uriya mugore ni uwo bazasezerana yari uriya mugore reka tunyaruke reka dusoza ariko dusoreza muri comment kamanze ndebe bimwe biri kuvugwa kwa Yago bangiye rero iyo ndi gukora ikiganiro njya ninyarutsa nkajya no muri comment ko muri comment hari usangamo amakuru yego muri comment barimo amakuru ya nyayo kuko tubanze turebe iki kiganiro cya Yago yaramaze iminsi akora ikiganiro byinshi bitarebwa yigira views ibihumbi 200 ariko uyu munsi ikiganiro cyarebwe n'ibihumbi 87 mu masaha 15 ariyo mpamvu abantu bari kuvuga bati uyu Yago iyi ni pranka yakoze sibyo zanjye nakubwiye sinabikubwiye nje ntago mubona nabonye afite stress oya nta kibazo cy'urugo yari afite mana
ati iyo umugore hano ati iyo umugore amaze kubyara ngo agira ka depression kubera ko aba ari sensitive utuntu twose turamukoroga kubera za hormone no konsa niba byoroshye. Umugore rero aba akeneye kwitabwa. Uyu ngo ni umuntu ari kumugira inama ati Yago arashinjwa kuba urumva ataramufataga neza sibyo. Ariko urabona ko abantu disi nta kibazo disi na mpamvu disi amafaranga rutarota umuryango family first Yago. Abagore bakeneye kwitabwaho. Urabona big up on yourself brother, ziriya nyende zikwanka nizakwirirwa mu nkweto zawe man. Urabona ariko cyokoze urabona ko iki kiganiro yakoze nubwo uri kumurwanya urabona ko abantu bose kabisa bari kumushyigikira none saba big energy ariko man utandukanye umuntu wakoze groupe kandi bamwumva umuntu wese ukunda nta kosa umubonaho ariko ntago byari byiza guhita akora ikiganiro. Nimba umugore yagiye nashaka ukuntu amucyura nimba yamukundaga koko kuko umugore wabyaye umugore ukiri mutoya umugore ufite umugabo w'umusitari noneho uzi ko umugore wabyaye ushobora kumusiga mu rugo ugasanga yanabwiriwe umugore wabyaye kubera iki kuko hari igihe bashobora guteka umuceri n'urugero waba uhiye ugahita umunanira kandi agahita ararekera nk'akaji runaka kandi ntari bubwire umukozi ngo ngurira akaji wasanga nta n'umukozi yari afite ngo tishate undi atishate tandamwumva ukazi kubyara ukuzi kubyara ukabyara mu gihugu kitari icyawe erega asanga yaranakumbuye iwabo ntawamenye sibyo navuze cyane kumva mama bamaze kubyara batarasezanya kenshi niko bigenda aya kenshi asakwitekereza akabona yakoze ubwana arangiza agasaba imbabazi akagaruka. Ati uyu mubyeyi yagiye kubera ko ngo yari yabyare mu gihugu kitari iki. Erega hari ibintu ugomba kumenya. Uyu mugore yagiye gusura iwabo nta nubwo yahukanye desha ahubwo yagowe wasanga yari yaranze ko uyu mugore ajya iwabo atarakora nk'amajeste yo kwirega yo kugira gute kugira ngo imiryango ihure. Umugore w'akadestituti sinatunga umwana mama atazi nimba mufite sinatunga umwana data atazi nimba mufite agacunga yagiye mu biganiro agahita yikatishiriza izi Kigali. Ariko bitarimo kumuta ejo uzamubona bari kumwe. Yego ngiye guhera kuri iyi comment imwe ni nansorezaho undi ati Yago ingihangane rwose uzongere ube Yago wa kera uko wigize umusitari cyane nta mubyeyi wakwishimira kugushyingira. Ese koko iyo urebye Yago ubona ngo nta mubyeyi wakwishimira kumushyingira umukobwa we? Oya ni ikinyoma icyo ngicyo. Umubyeyi yakwishimira kumushyingira nese undi Yago yagize atabantu nimba ari kumubiganira akajya no mu ndirimbo ubwo yigize umusitari cyane gute. Ntekereza ko ibibazo byose byabaye nyumerega y'igitaramo cya Yago sibwo twese twamenye Yago sibwo yaje ari kuri imiriro sibwo yaje avuga batumye igitaramo cye kititabirwa na ba runaka ariko se abari bariyo ntibanezerewe mu gitaramo. Ntekereza ko rero izindi mpamvu zose zakurwaho ngenda tsimbarara umugore yo yahukanye baramucyura. Iyi nimba atari puranka yo kugira ngo alubumu izatwikirwe urumva banuza se ba Diamond ntibabikoraga ntubizi biragoye cyane we ati comment ni nyinshi cyane twamaje kujya comment zigera mu 1400. None se ba Diamond Platnumz ntibatandukanaga n'abagore babo kugira ngo bisohorere indirimbo cyangwa yabagiye gusohora indirimbo bagatavuga ngo yateye runaka inda ariko bati Yago nabo yitaga kuri uyu mugore nta ubizi kuko nta numwe bararana abo bose bavuga se bamufasha kumurongora bati Yago ntabwo amwita bamufasha kumurongora none se yagiye ngo yagiye kuko atamwita